ikibazo rero kirabaza ngo none se Imana ishobora kugira umuntu icyamamare? Yego, Imana ishobora kugira umuntu icyamamare, kuko Imana ubwayo ntizaza kwiyamamaza, ahubwo izaca mu wo yagize icyamamare kugira ngo yamamaze Imana. Yego. Hari ibimenyetso rero bigaragaza ko uyu muntu Imana izamugira icyamamare cyangwa yaremewe kuba icyamamare. Ashobora kubirota, ashobora kubona ibimenyetso, ashobora kubona donc ashobora kubaho mu buzima butandukanye nubwo tubaho twebwe. Yego. Yesu nashimwe, turabasuhuje kandi turabakiriye mu kiganiro cyacu. Turabakiriye abakunzi ba Hebron TV channel YouTube, ndetse nabo ku gicaniro cya Hebron, yaba Europe, yaba Canada, yaba na USA. Tubahaye ikaze, ndetse nabo ku giciro gikuru hano namwe tubahaye ikaze. Mushumba namwe turabakiriye kandi tubahaye ikaze. Amen. Ahantu hahindutse habaye heza, nuko nabuze umuntu bivuga muri comment ubanza batabibonye. Babivuze nka babiri, ariko mbikesha mwebwe, niwe mwahagize heza kabisa. Imana ibahe umugisha. Hano habaye heza rwose, haryoshye. Muzi kwitegereza, muri abantu beza cyane. Babashimira abantu badukurikira. Muzi ndashaka kwitonda. Mushumba turakwakiriye, reka tugwakanya usuhuza abantu. Nuko ndabasuhuje, mbifurije ibihe byiza, mbifurije kunezerwa no gufashwa, mbifurije ko izi nyigisho zigira aho zibavana naho zibageza. Ikaze rero barayihorana keretse abashyashya, tubahaye ikaze. Ariko reka dushimira abadukurikira bakoze sabu, abasharinga. Hari umuntu umwe jya umbwira ngo arasharinga mpaka urutoki ruhiye, akarwumva ko rwashyushye. Imana imuhe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Ariko reka dushimira abaturanyi bacu b'i Burundi. Ubona ko dufite abantu benshi badukurikira. Turabashimiye cyane. N'abanyarwanda barimo, ariko ubona ko abantu benshi cyane cyane nk'iyo turebye kuri ya groupe WhatsApp. Yego. Majorite ni abaturanyi. Hariho abashikiranganje benshi. Abashikiranganje. Niko babita se cyangwa n'abatambukanye? Nyine abashikiranganje ni abagabo. Ni abagabo bubashywe, banyacyubahiro. Noneho rero abatambukanye ni abagore. Atambukanye ni umugore nawe w'umunyacyubahiro. Abavuga uburyo bwinshi, abapfasoni, abavuga byinshi, ariko reka tuvuge muri rusange ngo abaturanyi. Yego. Tubahaye ikaze rero namwe. Mushumba, ndifuza ko dutangira uno munsi tugakoresha igihe gitoya uko bisanzwe, ariko reka dutanga amatangazo ko tugira amateraniro buri wa gatatu saa 9:30 zo mu Rwanda, tukayagira ku wa kane saa 1 z'umugoroba, tukayagira ku wa gatandatu saa 1, ndetse no ku cyumweru saa 9:30 zo mu Rwanda. Turabararitse, turanabatumiye muze mu materaniro meza abari mu imbaraga z'Imana. Ikindi abera online kuri Zoom ndetse no kuri YouTube, ariko ikiza nuko abantu bajya kuri Zoom. Ufite uburyo yajya bashaka. Hose dufite amalinki. Hakongera akabazo kamwe Rodiri, iyo dutanze amatangazo gutya, umuntu akaza kumva ikiganiro, none akongera akanakubaza ngo muterana ryari, uraba byagenze bite? Maze iminsi mbyibaza. Cyangwa ukavuga ku kintu ukakinonosora kandi ukanagitindaho, umuntu akaza akakikubazaho kandi yabyumvisha, akanakubwira, ukanabibona ko yabibonye, ubwo ari ukubera iki? Urabona agiye wenda umuntu yumva ari gukora utundi tuntu, ako kakamucaho wenda, nago twarenganya abantu. Niyo mpamvu tubishyiraho henshi hashoboka. Dushyiraho ifoto igitangira. Nyine numva nicyo kibazo mfite. Utangaza amatangazo, ushyizeho ifoto ibiranga, sibyo? Ushyizeho na groupe. Ushyizeho na groupe aho byose bicaho. None umuntu akaza ukanabibona muri groupe kweri, akakubaza ngo ariko nubwo nje. So ukibaza yagurutse,
ngo maze gukurikira ngo ikiganiro ibyo byose kabaze gusa nibarizaga barakoze cyane ngayo nguko sinzi uko biba byagenze ngira ngo ngira ngo rero twatangira hagati aho twakiye na Christian umwana w'Imana Christian umuramyi mwiza cyane muri iyi minsi muravugana ukuntu mwambara mwese noneho habe n'akabara noneho kandi ntabwo nabibonye mwambaye neza murakoze cyane mushumba ngira ngo uno munsi twatangira n'insanganyamatsiko yo kuganiraho uno munsi dufite topic nziza cyane kandi nekereza ko iryoshye yego nabo turi kumwe baraza kubyumva mushumba mumaze iminsi mutanga ibiganiro kandi mu by'ukuri biri mu bwenge niko navuga nkunze kuvuga ngo akenshi hari igihe nzana topic nzi ngo ntabwo muribona icyo muyivugaho ariko tungwa no gusanga byo kuyivugaho bihari byinshi cyane ahubwo tugasanga twafashe umwanya mutoya yego so rero ibi biganiro biri kugenda bituma basobanukirwa niyo umuntu atabyibona ariko arasobanukirwa akavuga ati kumbe kandi niyo umuntu abitekereje asanga ibyo muri kuvuga ari ukuri yego uyu munsi nagira ngo mbabaze mushumba hari ibimenyetso ushobora kugaragaza ko nakoreka ntangire gutya Imana ishobora kugira umuntu icyamamare Imana ishobora kugira umuntu icyamamare rwose cyane akamama famous cyane akamamara pe isi yose ikamumenya birashoboka Imana nakubwiye ngo uyu munsi ndibwitonde birashoboka ko Imana ishobora kugira umuntu oni nitonda biratuma ubaza ibibazo byinshi Imana yagira umuntu icyamamare nanjye ndakubaza nta kibazo noneho rero ndagira ngo utubwire bimwe mu bintu bikeya mwabasha kutubwira mutubwire bimwe mu bintu umuntu ashobora kwibonaho akabyirebaho bidasabye ko wamugani wawe ko bamuhanurira cyangwa avuga mu ndimi z'umwuka akigenzura akabyibonaho akabona ko byanga byakunda yaremewe kuzaba icyamamare cyangwa se muri destiny y'ubuzima icyo kintu kirimo reka mbanza nasubira inyuma gato nubwo navuze ngo ndibwitonde Imana ishobora kugira umuntu icyamamare ibifitemo izihe nyungu ahantu urya ikintu cyose Imana ikora Imana ibigifitemo inyungu yego nta zindi ni ukugira ngo icyubahiro cyayo kigaragarire aho hantu yego cyakora uwo muntu iyo umenywe n'abantu benshi ni amahirwe akomeye uba ugize yo kuvuga Imana yego yo kuvuga icyubahiro cy'Uwiteka iyo ubizi neza ko ari Imana yakwamamaje yego uba ugize amahirwe akomeye yo kwamamaza Imana yakwamamaje hari abantu batamamazwa n'Imana tuvuga iyi yego iyi yabyaye Yesu yaduhaye Yesu tuvuga kubyara ntabwo Imana ibyara nuko nyine tubyita ko Imana ari umubyeyi yafashe Yesu iramuduha aradupfira iyi Imana iremye ijuru n'isi ikarema abantu igashyiraho abariho n'abapfuye igashyiraho ibigaragara n'ibitagaragara iyi nyine iyi turiho tuvuga twizera izanatujyana mu ijuru hari abantu batamamazwa n'iyo rega mu isi hari Imana nyinshi ibyo nibyo mu isi hari Imana nyinshi ndagira ngo ubwire ko na Satani abamwemera bamwita Imana yego kandi wenda ntabwo nza kujya muri byinshi ariko abagiye bamamazwa n'ibintu bitandukanye yego bagenda bakora ibimenyetso kugira ngo bamamaze uwo bamamaje ni nabo benshi cyane ugasanga hari ibimenyetso bakora ndetse biri bizari yego ugasanga hari imyambaro bambara yego ugasanga hari uburyo bitwara kugira ngo bamamaze uwabamamaje ugasanga hari n'imigenzo bakora ubona ko itari iy'abantu ugasanga hari imigenzo bakora kandi iyo migenzo bakayikorera mu ruhame yego imwe n'imwe bakayikorera mu ruhame ntabwo nibuka neza amatariki hari umupira uherutse kuba ahantu hamwe muri sitade imwe yego mbere y'uko umukino utangira babanza kuzamura amadarapo ya Satani muri sitade yego ndawibutsa atukura ya Satani mbere y'uko ibintu ni ukubanza kumuramya
kugira ngo aze kugira intebe aho hantu. yego Kimwe mu bituma rero Imana yamamaza umuntu ni ukugira ngo uwo musaruro cyangwa ubwo bwinshi bwo kumenywa nawe abibyaza umusaruro wo kwamamaza uwamwamamaje. mushobora muciye mu ijambo gatoya, hari na event yamamaye umwaka ushize ya Olympique yabereye mu Bufaransa. Yego. Iyo urebye ukuntu babikoze, ibintu byose bihura no kwamamaza Satani. Ibintu byose bakoze, inuza hose arya bahita ngo iki hose kimwe bagendaho, ifarashi y'inyamaswa, ikimasa, umumarayika w'umwijima, ibyo byose ukabona ko ni event ikomeye cyane mu isi, n'ibihugu birarwana kugira ngo byakire, ariko ukabona ko iyo event nyine yamamaza Satani gusa, nta kindi ibereyeho. Ngira ngo ubushize hari n'imiryango bari barahakaniye ko ishobora kwatendinga. Yego irimo abatinganyi, kubivuga gutya biriho biragaragara no kuri YouTube. Ngira ngo urabona umuryango w'abatinganyi wabaye umuryango munini. Abatinganyi bari mu bwoko bwinshi, ubwoko cyangwa ibyiciro byinshi. Yego. Ntabwo nzi kubivuga neza, ariko nkwiye kuzongera nkabiha umwanya kugira ngo tujye tubwira abantu naho isi igeze. Ngira ngo bavuga RGBQ, sinzi ko babyita, ariko bakongeraho na plus. Niba mbivuze nabi bambabarire. Hari abantu uwo muryango bari barabanze kuwakira. Wenda reka ne kuvuga buri nyuguti yose. Hari lesbian, hari gay, ayo bitaba gay, transgender. Donc lesbian ni abagore ku bagore, gay ni abagabo ku bagabo, transgender ni abantu ngira ngo bihinduye ibitsina. Ngira ngo transgender nabihinduye akaba ari umugabo, ariko yarihinduye umugore. Yego, ni abantu bibagisha donc ashobora kuba yaravukanye hormones z'abagore, ariko hari n'ababyimagine, hari n'ababyikora, n'ababyimagine akagahitamo kuba nyine icyo yumva yitekerereza. So hari rero n'abandi bitwa bisexual. Noneho ko ari umugabo n'umugabo, ashobora kuba akora hose. Ashobora kuba umugabo, ashobora kuryamana n'umugabo cyangwa uwo ni mubi kandi. Ashobora kuryamana n'umugabo cyangwa umugore. Hakaba n'abandi rero ashobora no kuryamana n'amatungo. Yego. Uzabona abantu bavuga ngo genza ashyingiranwa n'imbwa. Niyo mpamvu bashyiraho plus. Yego. Biracyakomeza. So iki tubivuze, umva bari abantu barabemereye, noneho ni nabo bagize umwanya ukomeye muri iriya event. Yego. Urabona ko ari nabo babitangiye. Buriya urabona bagerageza kwikonforma n'iriya n'igaburo ryera rya Yesu. Bara bose bari abagabo. Wenda simfite umwanya wo kwisobanura, wabonye ko bakoresheje umwana neza bari bahagaze mu gitabo cy'ibyahishuwe. So bamumagazaga Satani rero kugira ngo abantu bose bahikaze bamamaze nyigutinganye. Rero buri muntu wese iyo ugize fema, iyo ubaye icyamamare, uba ugize amahirwe yo kwamamaza uwakwamamaje. Yego. Mu Rwanda kera abantu b'abanyarwanda twagiraga umuco wo kugabirana. Iyo umuntu yabaga kugabiye, ibura yabaga kwamaje, yabaga kuzamuye, akakuvana ku rwego rumwe akakugeza ku rundi. Iyo waga uri mu gitaramo cy'abandi cyangwa uri ahantu nyine wumva ishema ryawe, wirahiraga uwakugabiye. Yego. Utinda gapfusha Rodrigue wampaye inka, ukayita izina, inka y'umusengo, inka y'urukundo, ku rugejuru. Donc urabizi ko kera habagaho inka nyinshi. Urumva zigira amazina byaterwaga nuko ushaka kuyita wowe. Rero waba uri mu bantu ukamamaza uwo muntu waguhaye inka. Yego. Kuko yarakwamamaje nawe akuvana ku buzima bumwe akugeza ku bundi. Yego. Rero Imana ishobora kwamamaza umuntu ikamutegura kuba famous kugira ngo agire iyo fame, noneho ayibwire uwamwamamaje kugira ngo izina ry'Uwiteka ryamamazwe. Yego. Niyo mpamvu twari tugiye muri ibyo byose, buri muntu wese yamamaza uwamwamamaje. Yego. Niyo mpamvu ubona abantu baririmba abandi, niyo mpamvu ubona abantu basa n'abasenga abandi. Niyo mpamvu icyo wizereyemo n'icyakugize uwo ugomba kucyamamaza. Imana rigira abantu kugira ngo, niyo mpamvu Imana iduha abantu. Uzareba kenshi abantu basenga, abakozi b'Imana kera ntago bahamagawe bazwi n'abantu. Yego. Ahubwo
imana yabahamagariraga iyo, noneho umuhamagaro wabo ikawukuriza iyo, ikanabacura, ikabubaka kuzageza igihe izabaterurira ikabashyira mu bantu. Noneho uwabatoranyije tudahari, uwabahisemo tudahari, akanabireka tudahari, kugira ngo agaragarire muri abo, noneho dukurikire uwo babamamaje. Ikibazo rero kirabaza ngo none se Imana ishobora kugira umuntu icyamamare? Yego, Imana ishobora kugira umuntu icyamamare, kuko Imana ubwayo ntizaza kwiyamamaza, ahubwo izaca mu wo yagize icyamamare kugira ngo yamamaze Imana. Hari ibimenyetso rero bigaragaza ko uyu muntu Imana izamugira icyamamare cyangwa yaremewe kuba icyamamare. Ashobora kubirota, ashobora kubona ibimenyetso, ashobora kubona, donc ashobora kubaho mu buzima butandukanye n'ubwo tubaho twebwe. Wenda kubera umwanya dufite muto ko nakubwiye ngo umunsi ndi bwitonde, hari ibyo byose ndagenda nkoraho ariko mvugaho dukeya. Kwamamara ni byiza iyo ubikoresheje neza. Uyu muntu ashobora kwibonaho ibimenyetso akabibona, cyangwa ukabona umwana wawe, cyangwa ukabona umuntu bakavuga ngo uyu muntu azaba icyamamare. Kimwe muri byo murajya kujya mumfasha, ndimo ndasaza, indimi ntago nzumva. Hari ikintu bita attractive. Attractive regana iva kuri attraction. Urumva attraction, umuntu ukurura abantu benshi. Nyine ahantu uyu muntu ari akaba afite, uzumva umuntu avuga ngo mfite amaraso akundwa. Uyu muntu akaba afitemo ikintu cyitwa attraction, ku buryo ahantu ari abantu baba bifuza kuba bari kumwe nawe. Ijambo avuze bakarikomera amashyi, mu by'ukuri atari umuyobozi. Inuze umuyoboro ashyizeho cyangwa igitekerezo atanze, iyo attraction yiwe igakurura abantu mu buryo butandukanye. Uyu muntu yabikoresheje neza, Imana iri kumutegura kuba icyamamare, kuko ntabwo Imana yamamariza umuntu mu ishyamba. Aha ndaza kubitandukanya. Umuntu ashobora kwamamara nabi cyangwa neza. Ashobora kwamamara mu buryo bubi cyangwa kwamamara mu buryo bwiza. Urugero nka wa mugabo warwanya intambara ya ya kabiri y'isi, Hitler. Hafi n'umwana uvutse aramuzi kandi yapfuye kera. Azi Hitler yamamaye nabi. Uriya mugabo yari afite intego nziza, reka mugarukire ariko ntibantera amabuye. Yari afite intego nziza yo kuyobora isi. None se ninde muntu utakwifuza kuyobora isi? Ntawe. Ariko akora ikosa, ajya kuyiyobora nyine, reka mvuge ngo yica abantu benshi, donc akora nyine ibyaha by'indengakamere. Ariko ku isi nta muntu utakwifuza kuyobora. Ninde muntu kuri iyi isi utakwifuza kuba perezida wa Amerika? Nubwo waba udafite amashuri bakaguhamagara wajyayo. Kavuga uti nzasanga y'abajyanama bazamfasha. Uriya mugabo rero kujya kuyobora isi nta wabyanga, ahubwo ibikorwa yakoze byatumye bimwamamaza nabi. Rero umuntu ashobora kwamamara mu buryo bwe. Uyu muntu rero ikintu cya mbere kizamuranga nuko azakurura abantu. Azakurura abantu mu buryo abantu bakwifuza guhorana nawe. Ushobora kubyara umwana mu rugo. Aha ngaha ndagira ngo abantu banyumve. Ushobora kubyara umwana mu rugo ukabona, tukunda kubyita ngo ari social, ngo ari sociable mu Gifaransa. Noneho abantu bose bakifuza kubana n'uwo mwana. Nyine ahantu ageze, n'abakuru ukabona umwana w'imyaka nk'itanu cyangwa 10, ariko n'abakuru ukabona barashaka kubana n'uwo mwana. Ahantu bicaye umwana ukabona uyu muntu afite attraction, arakurura aba bantu. Uyu muntu ufite uyu mwana namurere neza. Ariko nanone hari igihe Satani abyuririraho, uko gukurura abantu kwawe Satani akakuzanamo n'abadayimoni kugira ngo bice ya famous yawe, kugira ngo bice handi Imana ishaka kukujyana birangira utagezeyo. So kimwe muri ibyo rero nuko uyu muntu akurura abantu kandi bose, abato, abakuru, abamuruta cyane, abize, abatarize, abantu bagashaka kubana nawe, bakaba bari hamwe nawe, bakumva bakwicarana nawe. Buriya Joseph muri Bibiliya, uyuvuze Joseph, ubundi hari abantu muri Bibiliya b'abasitari. Bibiliya nayo igizwe n'abasitari cyane. Ariko Bibiliya iravuga ngo Joseph
yagize ukuboko kwiza kw'Imana aribyo twita attraction. Joseph ahantu yabaga yicaye no muri gereza n'ahandi hose abantu bose bifuzaga kubana nawe ko bari iruhande rwe. Ariko dore ikintu Joseph yakoze nuko iyo attraction ye yayiyoboye mu buryo bwiza. Dore aho abantu bagwa rero, niko iyo umuntu agize attraction ahita yiyobora mu buryo bubi. Yego, ntamenye kuyiyobora no kuyirinda, kuko nahangaha bipfira. Umuntu ashobora kuba afite uko gukurura abantu aho kugira ngo bibyaze umusaruro, abantu bakamwinfluensa buri nzira yose akayikandagiramo. Iyo buri nzira yose uyigezemo kandi ukumva ko ahantu hose nyine aho ugeze iyo uko kuganza, hajya kuganza ni iki ubwo? Uko kuganza nyine kuvuga ni influence nyine. Yego, uko kuganza ukavuga ngo aho ndigeze hose ndi buganze. Hari igihe uganza nabi bikarangira urangiye nawe. Nibyo rero iyo ufite iyo attraction biragusaba kugira ngo ugire ubwenge kandi ugire n'abakurera, ugire abajyanama beza, utekereze neza, wige, so urebe uko ibihe bigenda, noneho iyo attraction yawe uyiyobore neza kugeza igihe izakugeza ku gasongero aho uzagera ahandi Imana yaguteguriye abantu babe benshi kurenzaho. Kuko abo bantu bari attractinze, yego, abo bantu bari iruhande rwawe ntabwo ni ikimenyetso cy'uko hazaza n'abandi benshi. Ntabwo bizagarukira muri abakinnyi bawe b'umupira 11 mu kibuga. Oya, ntabwo bizagarukira muri iryo shuri aho. Uzumva umuntu avuga ngo uriya muntu yari afite igikundiro mu ishuri ngo twese twaramukundaga iyo yabaga ahari. Ariko kubera ko wenda yabiyoboye neza, ugasanga ari mu nzego zikomeye, wahora n'umuntu biganye akavuga ngo ariko n'ubundi uriya muntu twaramukundaga. Urabyumva? Nuko iyo attraction ye yayiyoboye mu buryo bwiza, sibyo? Hari n'umuntu ugira attraction ku buryo abantu bose bamwegera, cyane cyane ku basore, ku bagabo, mumva twese turabagabo. Ukumva umuntu nyine akakatavuga ati bari abantu bose uko bandeba, aho kugira ngo abiyobore neza, none hakiyica. Umuntu ushobora kumukurura akaza kubwira ngo uteye neza, nyine yabuze uko abivuga. Akavuga ngo Rodri ufite ijwi ryiza, nanjye mbikubwira, cyangwa akabwira uteye neza, ufite mu nda zero, nyine yabuze ukuntu akubwira ko wamukuruye. Yego, tayari si ikibuno ukagekara gutya ugira ngo nicyo cyamukuruye. No, muri wowe harimo umwuka wa famous, muri wowe harimo umwuka w'ubwamamare. Ariko kuko we amaso ye areba physical, areba igaragara, none kuko yabuze uko abyita akabishakira inyito kugira ngo abikomekeho. Wowe ukumva ngo yavuze amaso, wowe ukumva ngo yavuze ikibuno, wowe ukumva ngo yavuze ijwi ryiza, kandi abantu benshi ukumva baraza, buri muntu wese akakubonaho ikintu cyiza cyamukuruye. Umva icyo Imana iri kukubwira rero, yobora icyo gikundiro neza, yobora iyo attraction yawe neza, noneho nurangiza wubaka uburinzi butuma itinjirirwa. Kuko buri bwamamare bwose burarwanywa. Ndi kuvuga kuri Joseph. Joseph yari afite igikundiro gikomeye. Uribuka bamuta mu mwobo? Yego, bagiye kujya inama yo kumwica. Attraction ye yaragiye ijya mu bamugambaniye. Yego, umwe muri baravuga ati ariko turamuziza iki, mureke tumugurishe. Babyemeranyaho. Attraction irabaganza aho kugira ngo mwicire muri wa mwobo, ko kandi bagize inuza yo kumwica, bagize initiative yo kumwica, ariko attraction yo iragendera bakontorora, bamuvana mu mwobo baramugurisha. Kugira ngo byagarukiye aho ahuye n'abamuguzi ngo baramwitegereje ati umuntu twabana nawe, nyine irabakurura ngo basangira barenze, baravuga ngo uyu muntu akwiye kuba ahantu hakomeye hatari muri twe, kuko twe duhora tugenda. Naho barongera baramugurisha. Ageze kwa Potifari, ni mu ndebere umucakara udafatwa nk'abandi bose, kugeza ubwo attraction ye ikurura umugaba w'ingabo mu gihugu. Dore aho ruzingiye rero, nuko uyu muntu ahantu ageze ashaka kubona opportunity. Uyu mugabo iyo areba hafi, uyu musore iyo areba hafi, iyi attraction ye ntayiyobore ngo ayirinde muri uyu mwanya, yari kurangirira hariya, ndetse amateka yakarangirira hariya. Ariko yitegereje aravuga ngo yego, nshobora kuzamukira hano, nshobora kuzamukira hano. Ariko none se ko Imana yari yo yampaye iyo attraction ikazanyamamaza, uyu nguyu niwe uzanyamamaza.
ahitamo guhara inyungu z'ako kanya, arinda ubwamamare bwe buri muri we, bituma yemera guca mu bibazo, kuko ubwamamare ntibupfa, ubwamamare ntibusaza, ubwamamare ntibucuya, niyo waba warapfuye bagomba kuvuga. Ngewe nkunda Lucky Philippe Dube, ni umuhanzi wa South Africa, ntiyapfuye, ariko hari indirimbo ze nzi. Nge hafi ya zose ndaziza ahubwo. Nese ntiyapfuye kera, ariko sindanamubona, sinigeze mpura nawe, ariko yarapfuye muri za 2000 na kangahe na 7 ngira ngo. Abenshi yapfuye tamenya n'ubwenge. Yego, ariko hari indirimbo ze Together as One ndazizi. Nta wahagarika reggae. Reggae is strong. Izo ndirimbo ndazizi. Dufite amabara atandukanye, different colors. Cyane yitwa Remember Me. Remember Me. So izo zose turazizi, ndamukunda kuko indirimbo ze zifite ubutumwa ku kantu karamaye muri iyi minsi. Uyu muntu ni icyamamare kuko ubwamamare ntibupfa, ubwamamare ntibusaza, ubwamamare ntaho bujya. We rero yarebye hirya y'uyu mugore ushaka kwica ubwamamare bwe. Yego, aravuga ngo wowe uzapfa, nibyo uzampa bizashira, kuko n'ingoma yawe yarangira, ariko ubwamamare buri muri nge ntibuzashira, isi yose izanyumva. Muka Potifari tumuzi muri iyo point gusa, aho kuko kumufatira nta handi tumuzi, nta bikorwa bye, ntituzi inzu yubatse, nta mfubyi tuzi yareze, nta bantu tuzi yasuye kwa muganga, habe ntituzi n'umubuyishe, tumuzi gusa akururwa n'ubwamamare bwa Joseph, agashaka kumwambarira ubusa. Ngaha abasore bagwa, ngaha abakobwa bagwa, ngaha abantu benshi bagwa ntibagire ku ntego zabo. Sinzi niwe unyumvise. Kuko iyo Satani yakwambitse ubusa nawe ukabwambara birangiriraho. Joseph yaza kwemera agakora kiriya cyaha, ubuzima bwe bwari kurangirira hehe? Hariya neza bikarangira, iyo famous ikabipfuye ubusa. Kandi ubwamamare bw'umuntu Imana imubyaza umusaruro kugira ngo hakire benshi. Imana imubyaza umusaruro kugira ngo Imana imugeze kuri. Ngarutse rero ngiye nshaka kubwira Rodrigue ngo ufite igikara cyiza, nyine nabuze uko mvuga ngo uri icyamamare, nabuze uko. Reka nguhe nk'urugero Rodrigue. Abantu benshi, abantu mutazi Rodrigue, abantu be ni umuhanga muri ibi bintu, abantu benshi bifuza gukorana nawe, ntago mbeshye. N'umuntu muhuye, n'umuntu mwakoranye abakubaririza, none bagahana izo contacts, bagahana izo contact, ukirirwa uzenguruka, abantu bifuza gukorana nawe. Ufashe iyo attraction yawe, ntabwo ari ukubizi, ahubwo iyo ubwo bwamamare Imana yaguhaye muri ibi, uramutse ubukoresheje nabi warangira. Imyaka myinshi yaba 10 nayo yaba, ntago nifuza kurangira, ariko uramutse utabirinze ngo biyobore neza warangira, ukarangira neza tukakwibagirwa ko bigeze no kubaho, ahubwo Imana ikazamura undi Samweli iruhande rwawe. Subira inyuma gato muri Samweli, mu gitabo cya Samweli harimo umugabo Imana yaragize icyamamare witwa Eli, yabikoresheje nabi, yinjiza ibintu bitari byo, Imana irisubira, ararangira. Imana ihagurutsa umwana witwa Samweli iruhande rwe, Imana irababwira ngo nawe uzasimbura Eli. Rero iyo ubonye ufite attraction yibyaza umusaruro, ubuse nta bantu uzi bari ibyamamare, ariko uyu munsi ahantu agera bakaba batamuha n'icupa cyane cyane, ariko hakaba n'abandi babisazanye, ahubwo bikaba bikimukorera kandi akiyicarira kuko yarabirinze. Nahoze numva umuhanzi nyarwanda yitwa Makanyaga Buduru, aririmba karahanyuze. Uyu munsi uko agitumirwa mu bitaramo mu myaka hafi 80. Yego. Numvishe témoignage yiwe, yaravuze ngo hari ibintu bitatu yirinze. Ijambo rya mbere ngo yirinze ibiyobyabwenge, arabisobanura ngo yirinda ibiyobyabwenge, inzoga n'itabi. Icya kabiri ngo yirinze abagore, icya gatatu ngo yirinze ikigari. Barabaje ngo kubera iki? Arabanga babigendeyemo mbere yanjye byabarangije nabi. Tekinolojiya. Nusama mu migani hari ijambo rimwe rikomeye riravuga ngo umusore mwana wanjye musore, imbaraga zawe ntukaziha abagore. Kimwe mu bintu birangiza umuntu ni umwuka witwa ubusambanyi. Ku bakobwa ni abasore, abagabo barakurangiza. Ku basore abagore barakurangiza. Ibyo byica famous yawe. Nago nenda gutunga gatoki, ariko tugiye muri Bibiliya, Samusoni ntiyari icyamamare.
cyane. umugore umwe yaramurangije bamunogoramwo amaso n'umusatsi barawogosha asigara asya kandi yararanduraga ibishyitsi by'umudugudu akarangurura ibikingi byo. Umugabo wahamagaraga imbwebwe ntago zizi ni ingunzu n'utubwa two mu ishyamba tugira amahane ntiwatorera ngo dukunde ntiwaduteza ngo duhora tumeze gutya duha dushaka kwiruka. Yahamagaye ingunzu 300 ziramwitaba zose kuri foreni ingunzu 300 zose ziramwitaba ku murongo. Uyu mugabo ntiyari icyamamare, ibaze yinjiraga mu umudugudu wose ukamenya ko yahageze, igihugu cyose kikamenya ngo Samusoni yahageze. Uyu mugabo yari icyamamare kugeza ubwo bavuga n'umusatsi wari umugize n'imbaraga zari zimugize, bakavuga nyine igihagararo cye, bakavuga ibintu yakoze. Uyu mugabo yari famous. Ndamurangije umugore umwe, uyu mugabo yigeze kwica abantu 1000 mu isaha imwe. Mu isaha imwe yica abantu 1000 abicisha urwasaya rw'indogobe. Kubera ko yari icyamamare, Imana ifukurira iba ryitwa Enihakore imbere y'umunwa we, iramubwira ngo wakoze igikorwa kabisa. Imana imufukurira iba. Abantu bangahe? 1000. Hari umunsi wigeze kumusanga mu mudugudu ngo baramugota. Kera imidugudu yararindwaga nk'ubu mujyi wa Kigali bagahita bashyiraho nk'amarembo, irembo riva Bugesera, irembo riva Burasirazuba n'irembo riva mu majyaruguru n'Iburengerazuba, bakarekera nk'aho igiti cy'inyoni hakaba hakinze, nimugoroba bagakinga. Kuko kera imijyi ya kera barayizengurukaga bayikorotira noneho bagakinga. Ngo arabimenya ko bagiye kumwica. Uzi ukuntu yamanutse? Ngo yaramanutse aterura ibikingi by'iyo porutayi by'umujyi ngo abishyira ku mutwe arabizamukana. Ngo abonye ukuntu abizamukanye, afande aravuga ngo umugabo nagende. Abasirikare bari bati nawe niba uri umugabo ujyayo. Ngo abizamukana bareba. Uyu mugabo ntiyari icyamamare cyane. Umugore umwe witwa Delila, umwe nta n'iminsi byamutwaye. Umugabo waranduye ibikingi, wahamagaye ingunzu zikamwitaba, akica abantu 1000 mu isaha imwe. Mu isaha imwe yisanze atagifite amaso, yisanga bamwogosha umusatsi, bisanga ari umusyi gusya n'urusyo, akajya asya ifu abakire bari bumwe, ararangira. Rero dore ahantu bipfira nuko iyo umuntu yiyumvishemo ko ari icyamamare akabyiyumvamo, abantu bakamukomera amashyi ari 20 30 yumva bihagije, akavuga ngo reka mbabyaze umusaruro, maze si ukubasambanya ifumbire igatumuka. Reka nkubwire, iyo umuntu ari famous hari icya kabiri kimuranga, nashaka kubifatanya mitana n'isorezo. Uyu munsi navuze duke nitonze nubwo narondogoye nanone. Hari icya kabiri, iyo uri famous urangwa niyerekwa innovation ni iki? Udushya. Innovation ni udushya. Ariko urangwa ugira iyerekwa rirangwa n'udushya. Yego. Ntabwo ari iyerekwa gusa rigenda gutya, ni iyerekwa rirangwa n'udushya. Iyo rero warinze iyo famous, ukarenda ubwo bwamamare bwawe, ukarinda uwo mwuka uzakwamamaza, ukarinda izo mbaraga zakwamamaza, uhora niyerekwa ariko rirangwa n'udushya. Utwo dushya nitwo dukurura abantu. Yego. Iyo rero utabirinze, ibyo biraza bikabiri bata, ryareka ushobora kurigumana ukaribwira abantu, ariko udushya ntutubona, kuko udushya tuzanwa niyerekwa ry'uwagutoranyije kuzaba icyamamare. Nese ndori gutekereza ko Samusoni yahamagara yahamagaye ingunzu 300 ngo agiye kwihorera ku banzi be, abwira ingunzu ati mwese ngunzu munyitabe hano kuri musoro umoja. Ingunzu 300 arazibwira ngo mwese ngiye kubazirikaho imiriro ku mirizo. Ingunzu ziremera kandi arazibwira ngo mugende mujya gukongeza. Arazibwira ngo ntimujye mu rutoki, ahubwo nimujye mu ngano. Zirabyemera kandi nta ngunzu nimwe yapfuye. Zaragiye zikongeza imirima y'abantu yawe yashakaga aho yazitumye, zisubirira mu ishyamba, nta ngunzu nimwe yapfuye. Umugabo ararangira. Dore aho bipfira rero, nuko iyo umuntu bamubwiye Imana ishobora kuguha ubwenge nyine ukaba macuka wisdom. Yego. Imana ishobora kuguha ubwenge bukazakugira ubwamamare, bukazakugira icyamamare. Imana ishobora kuguha ijwi ryiza bikazakugira icyamamare. Imana ishobora kuguha ibitekerezo bikazakugira icyamamare. Uzabyumva abantu benshi ngo nabajyanama abantu bakomeye. Yego. Kazamugira icyamamare. Nyine Imana ishobora gushyiraho akantu kazakugira icyamamare ukaba famous. Umva icyo Imana ishaka rero, ni ibintu bibiri si byinshi.
menya kuri famous, nurangiza urinde ubwo bwamamare bwawe, hanyuma ubuyobore kuzageza igihe, kuko abo bantu muri kumwe ntabwo ari Imana ishaka ko mugarukira aho ngaho. Ntabwo ariko bigenda. Rero hari ibintu bibiri. Icya mbere, agira attraction. Nubona ufite attraction abantu bose bagukurikira, ukabona abantu bose baragukurikira, be careful. Rinda ubwo iyo attraction yawe, nurangiza uyiyobore. Yego. Bizatuma utarangira vuba, bizatuma nunapfa uzasiga umurage mwiza. Lucky Dube afite umuhungu n'umukobwa, njya mbabona kamugarukeho, mu by'ukuri ntibaririmba nka se. Yego. Ariko iyo bageze ahantu nubwo atavuga izina rye, akavuga ngo Lucky Dube ni papa, uzi ko bamukomera amashyi. Uyu munsi hamatuwa bagenda bakora mu isi ya bande yiwe b'abantu baririmbanaga, bakagenda mu izina rya Lucky Philippe Dube. Uzi ko babayeho, siko ari abakire, baracyarira ku izina ry'icyamamare kandi yarapfuye kuko babaga muri iyo bande. Nyamara tuza abandi bantu bagize amabandi akomeye, urumva, bakagira amaklubs akomeye, bakagira za orchestre zikomeye. Uyu munsi utanamenya, tuzumva gusa mu mateka abo bantu bari bagizwe n'abandi. Kubera iki? Uriya mugabo yarinze ibintu bye neza. Yego. Arinda ibintu bye neza. Niba yaranabikoraga ni mwibanga bikoranaga ubwenge. Ariko tuzi ibindi byamamare, ujye kumva ngo afite umugore South Africa, ukumva ngo afite undi muri Amerika, ukumva ngo afite undi mu Buyapani, ukumva ngo afite undi, ukumva ngo afite undi aha n'aha. Aya mateka nayo tuzi kuri Philippe. Niba binahari sinzi uko yabigenzaga. Numva sinabwiye ko mukunda, nakurikiranaga amateka ye. Rero birakwiye ko uyu muntu wiyumvaho ibi bintu arinda akayobora uyu mwuka wa famous, kuko uzamubyara umusaruro, umutungira be, umutunge ubwe, yamamaza Imana n'abatakiriho, azasiga umurage mwiza mu basizi. Rero niba ufite attraction, yirinde uyiyobore. Icya kabiri, niba ufite iyerekwa, vision, Yego. ariko rirangwa n'udushya, Yego. komerezaho, ntagire umuntu akuvangira. Ibitekerezo byakire, ariko wowe ufokasinge, none utwo dushya utugumemo, kuko ibyo ni ibiraro. Hari step, intambwe. Utwo dushya ni intambwe igenda kwigiza imbere, ni ama esikariye agenda kwigiza imbere. Uyu munsi uramutse ugeze kuri etage atari esanseri, bikaba ngombwa kugera kuri uzamuka ku ma esikariye, kandi iyo etage ugiye kuyizamuka wenda ifite amayinivo 8. Uramutse ugeze ku ya 3 wavuga ko wagezeyo. Uramutse ugeze ku ya 3 bakakukomera amashyi, wahita ngwino yo tukwakire, wahita uvuga nagezeyo. Ugarukiye aho ntabwo wabwira abantu ngo nagezeyo. Aho birasaba gufokasinga rero, kugira ngo atagira ibintu bikurangaza. Nibyo bintu bibiri gusa. Petero Imana yamugize famous. Uzi ko n'urupfu rw'umuntu, iyo umuntu yamugize famous, n'urupfu rw'umuntu rusigara ruvuga, abantu bakazakurikira icyo yizeye. Petero Yesu yamugize famous mu buryo atazi, kajya amushyira imbere, akamureka akavuga, ndetse amuhindurira izina, aramubwira ngo nkwise Petros. Noneho abanga uzayobora aba bantu, ariko aramubwira ngo ni byiza kugwiza imbaraga, ni byiza kutaba Petero wa mbere. Uribuka Petero atema umuntu gutwi. Yesu yaramubwiye ngo no, ntabwo umuntu uzaba icyamamare akora gutyo, ntabwo ahubuka, ntabwo amarangamutima ye akururwa n'ibyako kanya, ahubwo abirenza amaso akareba ikizakurikira. Nicyo yaramubwiye. Yaramubwiye ngo iyi ntambara ntabwo byari ngombwa kuyirwana, kuko ntabwo yari kurwanwa n'amaboko yawe. Wakora ikosa bigatuma icyo nshaka kuzaba cyo gipfa. Buriya Petero iyo yica umuntu, ubutumwa bwe bwari kugira inkomyi, sibyo? Yaza kumwica muri uriya mwanya, nubwo yari afite ishyaka, ariko ubutumwa bwe nubwo yari kujya bwiriza, bwari kujya bugira inkomyi. Bati nubwo tubwiriza ariko mwicanye. Niyo mpamvu byatumye Yesu afata ugutwi agusubiza ku musirikare. Noneho icyo gitangaza akoze gisibanganya amafuti ya Petero, kuko Yesu hari icyo ateganya kuri Petero imbere. Umva aho nshaka kuganisha rero. Petero yumvisha asuzuguwe. Abati ntacyo ariko araceceka. Ahubwo Yesu aramubwira ngo iyi ntambara turimo turwana, yirenza amaso, uyivane mu mubiri uyishyire mu mwuka. Wumvishe kubirinda, wumvishe kugira focus.
Petero bituma acogora, aravuga ati wawo reka nkurikire uyu mugabo umbwiye gutya. Agenda aba famous. Ageze ibwami baramumenya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko yahise yambara ishusho ya Yesu. Umubonye aravuga ngo urasa n'uriya mugabo ari gukubita, umubonye aravuga ngo urasa n'uriya mugabo. Umva aho Yesu ari kumutegurira rero. Yesu yari famous, none arashaka kugira Petero nawe famous kugira ngo ubutumwa buzakomeze. Umunsi Petero yuzuraga umwuka wera ngo bari bihishe, kandi yari umunyabwoba mu buryo bukomeye bura Petero, nubwo yahubukaga ari umunyabwoba, ngo bihishe yuzuye umwuka wera. Imana n'umukozi w'umuhanga kabisa. Ari umuntu ejo numvise abanga Imana iratwika. Kw'Imana iratwika. Petero asohotse mu kazu bari barimo, asanga umujyi wose wuzuye abantu bamureba. Mu gice cya kabiri byakozwe n'intumwa, ngo asanga umujyi wose wuzuye abantu bagize gute bamureba. Ahita avanga umwanya, singiye kuvuga Petero warobaga wari utuye Kaperinawumu, singiye kuvuga Petero wari umuzerote, singiye kwivuga. Ahita avuga noneho uwamwamamaje. Umva ijambo yavuze. Bari baraho bashungera, babwira ngo mwakoze ibintu bikomeye, muri abasinzi. Umva ukuntu Petero yavuze. Yaravuze ngo ntago twasinze nkuko mubyibwira, kuko ubu ni isaha ya 3. Ahubwo aravuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba. Umva ikintu yarashatse kuvuga. Uwatumye tumera gutya ni ukoze ibingibi mugize gute mureba. None ngo babitegereje basanga babaye abantu badasanzwe. Petero basanzwe bazi arimo aravuga Icyongereza, Petero basanzwe bazi aravuga ibintu biri hejuru cyane. Bahita bamubaza ngo noneho dukora iki? Umva icyo Imana ishaka mu kwa famous. Yahise ababwira ngo buri muntu wese niyihane, yemere uwanzamuye, yemere uwangiza icyamamare, yemere uwangiza atya, namwe muzamera gutyo. Kuko yaravuze ngo uyu mwuka twahawe watwigize ibyamamare, ngo si bigarukira kuri twe gusa, ngo ahubwo ngo ni isezerano ku bantu bose bazemera ibyo tuvuga, bakizera watugize icyamamare. Umva hano Imana ishaka rero. Nuko ibaye icyamamare ukagira abantu 5 bakumva, havu babwiye Yesu, havu babwiye watumye bakumenya. Noneho ngo baramubwira ati tuzaba ibyamamare, bati tuzamera nkawe, bati none dukora iki? Ati nimwihane ibyaha mwakoze, mureke ingeso za nyumbi. Kuva nabaho niwe muntu wihanishije abantu benshi muri Bibiliya, 3,000 by'abagabo, abagore n'abana batarimo, 3,000. Uyu muntu yari icyamamare cyane. Ngahari hari Imana ishaka ko Rodrigue, Eric na Christian abantu muhuye bahava ubasigiye imbuto y'uwakugize icyamamare. Imana igira abantu ibyamamare kugira ngo Imana yamamare mu kanwa kabo, basigarana imbuto y'umuntu wabahagaze imbere kugira ngo Imana isigare ivugwa. Niyo mpamvu Yesu mu bwamamare bwe yasize imbuto. Yesu yaravuze ngo ubwo maze gucana umuriro ukaba umaze gufatwa, ikindi ndije ni iki? Nzi ko munabacometsemo ubwamamare. Ibyo nababwiye muzabivuga. Ni byiza ko njya kwa Data. Ariko ubwamamare ni bwiza. Umuntu ashobora kubaza perezida w'igihugu akabazwi n'abaturage be gusa ukabutana muzi, ariko tuza abandi bayobora ibihugu bitoya ariko isi yose ikabibaza. Yego tuza uzi abahanzi isi ifite, abahanzi isi ifite benshi. No mu Bushinwa buriya barahaba cyane. Mbwira umuhanzi w'Umushinwa. Hari uwo mu Buyapani. Oya mvuze mu Bushinwa, ni ibihugu bibiri bitandukanye. Mu Bushinwa nzi wa wundi ubyibushye, ntuzi izina rye, ariko ushobora guhita untondekanyiriza 5 b'Abanyamerika. Ubu untondekanyiriza 5 b'Abanyamerika. Abashinwa dufite ibintu tubaziho, n'abambere mu nganda. Donc reka tuvuge mu ijambo rimwe, n'abacuruzi. Yego, ni famous mu bucuruzi. Mu buhanzi uwo mwuka ntibawugiraho kuba famous. Uko niko kuri. Ubwo niba nariyo azwi n'Abashinwa n'abandi bantu bake bakurikirana ibyo mu Bushinwa. Ariko ikintu tuzi mu Bushinwa, tubazi ko ari abacuruzi ku isi yose. Bibeshye bakajya muri domaine y'ubuhanzi, Ubushinwa ntibwazongera kubaho. Sibyo? Yego. Hari ibintu bibiri biranga Abashinwa: n'abacuruzi, ni abakungufu. Umuco w'iwabo bahagarara kungufu. Ninde muntu kwisi utazi kungufu kwibaho? Jackie Chan, Jet Li, aryo ndi wabanje amusore wa mugabo wapfuye akiri muto, niba yitwa gute? Bruce Lee. Abo bantu kwisi yose aho wajya hose abo bantu barabazi. Barabazi. Donc Imana yabagize famous muri ubwo buryo. Buri muntu rero nabona ikintu gituma yamamara, nakirinde kugira ngo Imana izamwamamaze. Reka rongaruke, Imana ifite inyungu mu kugira umuntu icyamamare. Imana ifite inyungu kwisi turabazi.
bamamaye bakavuga turabazi ba Ben Hine, turabazi ba TB Joshua n'abandi benshi. Hari n'abandi benshi, hari n'umupasiteri ngira ngo witabye Imana, nibagiwe izina rye, yari icyamamare cyane muri Amerika, umusaza yapfuye ashaje, bambabarire ariko baramuzi. Billy Graham si yari icyamamare cyane, turamuzi. Uyu wanditse igitabo cyitwa ubuzima bufite intego, si yari icyamamare. Uzi ko yari umujyanama wa perezida hafi y'abanyafurika bose. Rero kuba icyamamare Imana bifitemo inyungu, nitwe tubyica. Reka mbwire uyu muntu ngo Imana imugire famous, kandi arebe neza hari Imana ashaka kumugira famous. Dore ikibazo tugira, iyo Imana izatuzamurira mu ijwi tujya gucuruza. Niba abantu bakunda ijwi ryawe wahimbye, nk'ubu Christian yacuranga gitara hano abantu bakarira, nawe akaririmba akarira mu indirimbo zituje. Ejo bundi nzamubona yagiye muri rap, kandi rap si yawe. Dore ibintu byawe ni ibituje. Nta bantu muzi batangiye baririmbira Imana bakaba famous, bagahindura bakajya muri sekira bakazima cyane, shwi. Rero niba ubona Imana ikwama abantu iyo attraction yawe ibakururira mu gusetsa, ibakururira mu kuririmba, ibakurura kuko wakoze iki, rinda icyo kintu, ugihamagare mu Imana igishyikire. None ukirinde ubwira Imana ngo shyigikira, Imana izagushyigikira. Nunapfa kizasigara kivuga. Ndashaka gusoza. Uyu muntu nabona ibintu bibiri, akabona afite attraction, akabona afite iyerekwa rifite innovation, donc rifite udushya. Uyu muntu nabikomereho, ariko yongereho ikindi kintu kimwe cyitwa gusenga, kuko Satani abakunda abantu bari famous. Nahoze ndeba umukecuru muri Amerika ngo abahanzi bose bajya gusuhuza abantu bashaka kwamamara, namwe muzamubona ngo abahanzi bose bashaka kwamamara bagenda akamusuhuza, ngo harabacira mu maso ibicanjwe. Umuhanzi akavuga ati yo ubwo nshiri ibaza amacanjwe, kugucira gusa kuko nta mpuhwe agira, ariko ngo afite umwuka utuma abantu bamamara. Ariko iyo umurebye ni Satani yaje ku isi cyane. Mujye kushaka ntabwo Genda namubonye. Warebye ukuntu ameze, warebye imyambaro afite, warebye inzara afite, warebye mu kanwa he, warebye amaso. Bo baranabivuga ngo ngo akorana na Sekibi. Ariko uri umuntu hanze wese ushaka kuba famous yifuza guhura nawe. Reba ukuntu asa. Rero hari ukuntu umuntu yumva yahura n'uriya muntu kugira ngo abe icyamamare, ariko reka mbwire uyu muntu ngo birashira, sibyo? Ariko se bishira usize uhe mugabane? Nta kwamamara gukomeye kwiza nko kwamamazwa n'Imana. Niba rero ufite attraction, ukabona ufite iyerekwa rifite udushya, ndagira ngo ubirinde, ariko hamagare mu Imana biyobore neza, nawe ubirinde ubiyobore, hanyuma Imana ibigushyikiremo, amateka yawe azahinduka. Imana rero yagira Rodrigue icyamamare, yangira icyamamare, yagira Kristi icyamamare. Uyu muntu yaba icyamamare ku nyungu zayo kugira ngo Imana yamamazwe, kuko Imana ntiziyamamaza. Ndasoje, ntabwo Imana izigera yiyamamaza ngo ngende Imana ihagarare ku Kimihurura ivuga iti mwese nimuze mbabwirize. No, izaca mu muntu abicyamamare, azaca mu muntu uyu munsi hari abantu mu Rwanda ushobora kwereka aka video k'umugabo witwa kumupasiteri witwa Theogene Inzahuki, ukabona ararizi. Uyu munsi hari abantu bagikizwa batazava ku Mana kubera ko yabaye famous, akabikoresha neza, akavuga Imana. Uyu munsi abantu bagikizwa kubera turiya video kandi nta kibereyeho. Yakoresheje igihe cye neza, akoresha ibintu bye neza, akoresha ubwamamare bwe neza, amateka arayahindura. Twavuga ibyamamare byinshi mu Rwanda, sinenda kubigarukaho, byagiye birangira bikururiye abandi bantu mu kaga, bakoresheje ubwamamare bwabo nabi, nabo bakarangira nabi. Reka mbwire umuntu ngo nabone ibimenyetso, nabwira Imana, Imana imuprotecting, Imana ibiyobore, noneho amateka ye azahinduka. Buri muntu wese Imana yamushyizeho ikintu gishobora gutuma yamamaza Imana mu buryo bwe. Nubwo uyu munsi twavuze kuri famous, twavuze ku muntu w'icyamamare ushobora kugira fame nini isi yose ikamumenya, ariko kandi ntizaguhindure, ahubwo wowe uzayihindure. Kandi uzabishobozwa n'umwuka, uzabishobozwa no gusenga, uzabishobozwa nsoza. Dufite icyamamare kimwe cya gospel cyitwa Israel.
kiririmba indirimbo icyamamare, ntabwo kuvuga ari ukugituka, ni icyamamare kiririmba gospel, yitwa Israel Mbonyi hano mu Rwanda, sindahura nawe. Niwe muhanzi wenyine uba utatumiye abandi bantu, utagira amashyiga amushyigikira, wuzuza arena, BK Arena. Nahoze numva ibintu avuga, baramubajije ngo ubwamamare bwawe ubufata uti cyangwa uburinda gute. Yavuze ibintu nka bitatu, ariko reka mvuge kimwe. Yaravuze ngo mara iminsi myinshi nsabana n'Imana kandi niyiriza. Arababwira ngo namwarumvisha indirimbo ndirimba, arabwira ngo si izo mpimba, ahubwo niyerekwa, ni ibintu Imana izi kanterekamo, nabizana mukabikunda, ariko nagiranye ubusabane bukomeye n'Imana. Hari igihe umuntu aba icyamamare akagira ubusabane n'icupa, hari igihe umuntu aba icyamamare akagira ubusabane n'akabari, hari igihe umuntu aba icyamamare akagira ubusabane n'indaya n'ubusambanyi, hari igihe umuntu aba icyamamare n'uwo byamushirana akifashisha izindi mbaraga, agashakisha ahantu haba hari umupfumu wamuha imbaraga sa, agashakisha ahantu haba hari umupfumu wamuha itaka ryo kwirimbi, kuko za innovations, kuko ryayerekwa ryamaze gukama, kandi ko yabishoye ahantu hatariho, agashaka uburyo bamusapotinga, akajya mu ntuzi itariyo, bikarangira arimbutse. Nsoza, Imana nirinda ubwamamare umuntu akazasaza neza. N'ibyo bimenyetso ubibona, birinde, ubiyobore, utumire Imana ibishuti nziza, we kwinfluencwa n'ibyo ubona, kandi amarangamutima ntakuyobore, n'abantu bagukomera amashyi ntibakuyobore, ufokasinge, n'ubu ntibazakuva inyuma. Ndasoza ngo nta cyamamare gipfa, bwamamare ntibusaza, niyo upfuye busigara bukora. Murakoze. Amen.